yari yarashatswe abura urubyaro, igihe kiragera araza aza kwa Rugari kugira ngo amusengere kuko yabuze urubyaro. Atangiye kumusengera, Rugari aramubwira ati ikibazo cyawe si cyo gusengerwa, watonganye na nyoko, uri umukobwa w'inkumi, ubabaza nyoko agucira amacandwe, ya macandwe nyoko yaguciriye niyo yakubujije urubyaro. Ibi ndimo ndabivuga kugira ngo ababyeyi babyumve n'abana babyumve. Ahari ibibazo byinshi duhura nabyo, tugenda dushakira hirya n'ahandi, ariko ibibazo biri hagati muri twe. Tukirwa tuvuga ngo twararozwe, tukirwa tuvuga ngo byagenze uku n'uku, ariko ahari nubwo n'ibyo kurwa bishoboka, ariko ahari ugasanga bikomoka ku bantu ubwabo. Aramubwira ngo amacandwe nyoko yaguciriye niyo yakubujije urubyaro, sinagusengera, wowe genda uje gusaba mama wawe imbabazi, nakubabarira uzabyara. Uwo mwana w'umukobwa yasubiye iwabo asaba nyina imbabazi, nyina aramubabarira, aragenda arasama arabyara. Ndetse yamaze kubyara uwo mwana, amaze igihe gitoya uwo mwana yabyaye yitaba Imana. Wa mwana w'umukobwa aragaruka arira cyane kwa Rugari ati waransengeye koko, Imana yakoze igitangaza narabyaye, ariko umwana nabyaye yitabye Imana. Rugari aramusengera aramubwira ngo humura, Imana izaguhoza amarira, izaguha undi mwana niba uriya yitabye Imana. Uwo mwana w'umukobwa arataha arasubira arasama arabyara, uwo mwana abaho. Uwo mwana w'umukobwa cyangwa uwo mudamu yavuye iwabo mu Rugobogo aza kwa Rugari gushima afite umwana, ngo agere kwa Rugari asanga Rugari yaraye yitabye Imana. Ibyo byarabaye mu kuri, ayo ni amakuru ahari. Izo ni ingero ntanze ku bantu bari barabuze urubyaro, ariko byaratewe n'iki? Byaratewe n'ababyeyi bakoze icyo kintu. Impamvu mvuga ibi bintu ni ukugira ngo abantu batahure ahari mu gihe byanze, mu gihe ibintu musenga mukabona biranze, muhindure nibura dusenge n'amasengesho gusaba Imana imbabazi ku byo twaba twarakoze cyangwa ibyo ababyeyi bacu bakoze tutazi. Ubwo nibwo buryo tugomba gukoresha. Kuko Rugari yaravugaga ngo wirinde guhemukira umuntu. Iyo wahemukiye umuntu ukababaza umutima we. Reka twongere tubasuhuze kandi mwese abaduteze amatwi hano kuri Timas TV, muhawe ikaze kugira ngo tubane muri iki kiganiro cy'uyu munsi wa none. Kuko twabibasezeranije ubushize, twababwiye ko tuzakomeza kubabwira amateka y'uyu mukozi w'Imana witwa Rugari. Rero tubabwire iby'Imana yamukoresheje. Turagarutse rero abo duherukana ubushize ndetse n'abakitubona bwa mbere, muzi aho twari tugeze ndetse n'aho twababwiye gutangirira uyu munsi. Ariko nanone reka tubanze tugusabe wowe ukidukurikirana bwa mbere, dukore subscribe, dukorere comment na share. Ibi tugusaba biroroshye cyane, ni ugukanda aho ngaho kugira ngo ukomeze ukurikirane ibiganiro byacu, kandi n'ibizaza biza bikugereho kare utiriwe ushakisha. Kanda kuri sabone cyangwa kuri subscribe, hanyuma munyurwe n'ibiganiro tubagezaho by'imirimo y'Imana, ndetse tubabwira n'abakozi b'Imana Imana yakoresheje muri kiriya gihugu cya Kongo. Twababwiye ko hari umurenge Imana yahakoze imirimo ikomeye mu bakozi b'Imana. Ni nayo mpamvu tudagira ubwoba ndetse tudacika intege nubwo ibihe bimeze gutya. Kiriya ni igihugu cyacu kandi Imana yarakiduhaye kandi tuzakibamo, kandi amahoro azagera tukibemo n'abana bacu. Muhabwe umugisha mwebwe, turabashimiye abakoze subscribe, abakomeje kudukurikira. Imana ibagirire neza. Rero reka dusenge Imana, hanyuma dukomeze tubabwire icyo twabasezeranyije. Uhabwe icyubahiro Imana yacu, ibyo wakoze turabigushimiye, imirimo wakoze muri kiriya gihugu urayimana, wabikoze turabigushimiye. Komeza rero, komeza kungura imitima yacu no kudukomeza kugira ngo bino bihe turimo tubitambuke, kugira ngo kiriya gihugu tuzabashe kubitaha kubw'icyubahiro cyawe. Tusabiye n'abakirimo bose, abari mu kaga n'intambara, ubaha amahoro kandi ziriya ntambara zishire mu izina rya Yesu. Uri Imana ibitanga, uri Imana ibikora, warabivuze no kubikora uzabisohoza. Reka wegure Mwami wacu abanzi batugose bakurweho, tubarukire kuko n'ibyo wakoze turabigushimiye, n'ibisigaye uzabikora. Komeza kubana natwe muri iki kiganiro, bisenze mu izina rya Yesu.
muhabwe umugisha mwese abaduteze amatwi. Twarimo tuvuga ku muhanuzi w'Imana witwa Rugari witabye Imana muri kiriya gihugu niho imva ye iri ku musozi wa Gashasha. Turabizi neza ko Imana hari icyo izakora kuri biriya bituro by'abasogokuru, hari icyo Imana izakora. Umukozi w'Imana witwa Rugari, Imana yamukoresheje imirimo ikomeye kuko twabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize. Tubibutse ndetse ko twamenye amakuru ko hari umumayimayi washatse kuja gusenya imva ya Rugari. Uwo mumayimayi arasara. Ibyo twabibwiwe na babembe baririya bari bavuye mu ntambara, batsinzwe, hanyuma agerageza gusenya imva ya Rugari, arasara. Baje kuvuga ko ndetse yaje kwitaba Imana. Ibi tubivuze wenda ubwo bitari ngombwa tutaratangira n'ikiganiro, ariko nari mbivuze kuko kiriya gihugu kiryamyemo abakozi b'Imana bakomeye, kandi twizera ko amasengesho yabo agikora kugeza n'uyu munsi. Rero dukomeze ikiganiro cyacu, ako karagaciyemo. Twababwiye ko kiriya gihugu harimo uyu muhanuzi Rugari ndetse n'abandi, turacarimo tubabwira amateka ye. Twababwiye ko yari afite impano ikomeye yo kumenya ikibazo umuntu afite aho gikomoka, kugira ngo nikijya gukemuka byorohe, kuko yamaze kumenya inkomoko yacu. Ibibazo byinshi dufite ndetse n'abanyamasengesho benshi dufite ubu nyine, ahari twibwira ko badasenga cyangwa twavuga ko babaye abanyamubiri cyangwa batagikora, ariko tumenye ko kera muri kiriya gihugu cyacu Imana yari yaratanze impano zimeze uko. Umuntu mbere yo gusengera ikibazo akabanza akamenya icyabiteye. Aha ngiye kubavugamo amakuru akomeye cyane kandi y'ubuhamya butangaje, mubashe kubutega amatwi kugira ngo mumenye iyi mpano yari muri Rugari, ukuntu yari impano ikomeye cyane. Nshuti bavandimwe muduteze amatwi, iki kintu ni ingirakamaro cyane kuko gishobora gufasha abantu benshi bafite ibibazo bibwira ko byananiranye, ariko ntibyananiranye, ahari ni ukutamenya icyaricyo. Hari abantu benshi bafite ibibazo bisa nk'ibibakurikira, bigakurikira imiryango, bigakurikira umuntu ku giti cye, ariko bifite aho bikomoka. Icyo nicyo tugiye kuganira. Fata agatebe rero wicare nkubwire amakuru, cyangwa nkubwire ubuhamya bukomeye cyane ku bantu Rugari yasenye. Yavugaga ko ibibazo duhura nabyo mu buzima biterwa n'impamvu eshatu cyangwa zigera kuri zine. Yaravugaga ngo ikibazo cya mbere umuntu ashobora guhura nacyo mu buzima gishobora kuba kiva ku byaha yakoze ubwe, icyo kikamutera ibibazo bimukurikira mu buzima bwe. Aravuga ati hari n'ibindi bibazo umuntu bishobora kugera ku muntu zaratewe n'ababyeyi be. Ikibazo kigakorwa n'umubyeyi cyangwa icyaha kigakorwa n'umubyeyi, ariko ingaruka ikagera ku bana. Imana yakubita inkoni ikayikubita abana kugira ngo umubyeyi azahore ababaye, ariko byaratewe n'icyo yakoze. Iyo ni impamvu ya kabiri. Akavuga ngo impamvu ya gatatu, hari impamvu iva kuri Satani. Hari igihe Satani nawe ashobora kuguteza ibyago n'amakuba n'intambara zitandukanye mu buzima, bivuye ku barozi n'izindi ntambara, bakubwiye amashari n'ibindi, ariko nta kibazo ufitanye n'Imana ndetse n'abantu ubwabo ntacyo wabatwaye, ariko kubera urwango n'ishari n'urugomo biba mu bantu bakaguteza ibyago runaka n'intambara runaka zo mu isi yo mu mwuka z'abadayimoni n'ubundi buryo bwose, nabwo ni uburyo bwa gatatu bubaho bushobora gutuma umuntu ikibazo kimugeraho. Ariko ndetse akavuga ngo ubwo buryo bwa gatatu, mu gihe ikibazo cyakujeho kivuye ku ntambara z'abadayimoni cyangwa Satani, icyo kiroroshe kugisengera. Icyo ni cyo abanyamasengesho baza barandikaho umuntu ibiganza, ako kanya akaba icyo kibazo kirakemutse. Atari ku kibazo kivuye kuri wowe cy'ibyo wakoze, bikaza ari inkoni y'Imana, bikaza ari igihano cy'Imana. Igihano cy'Imana ntigisengerwa, bigusaba iki? Kwihana. Uburyo bugira kane nabwo yavuze buza kuva ku butera ibibazo abantu bahura nabwo. Yavuze ko impamvu igira kane ni mu gihe umuntu
umuntu yanze kumvira Imana. Uri umukirisitu, uri umushumba, uri umukozi w'Imana, Imana yakubwiye gukora ikintu runaka, ariko rero wowe wanze kugikora, ugahura n'igihano cy'Imana. Imana yagutumye ahantu runaka gukora ikintu runaka, wenda giteye ubwoba kugira ngo ukivuge, biguteye ubwoba kugera kuri wa muntu Imana yagutumyeho. Ibyo rero bigatuma Imana igukubita inkoni kubera ko wanze kumvira Imana. Imana yagutumye ahantu runaka, Imana yakubwiye guha mugenzi wawe ikintu runaka, urinangira ntiwakimuha. Ibyo nabyo ni bimwe mu byo yavuze bikunda kugira ingaruka ku bantu. Izo nzira ko ari enye maze kuvuga, nizo yakunze kuvuga ko arizo nkomoko y'ibibazo abantu bahura nabyo mu buzima. Ariko nanone tutirengagije ko hari ibindi bishobora kuza gusa byaje bivuye ku mpamvu runaka, tutavuga ngo ni muri ibyo bine tumaze kuvuga. Hari igihe umuntu yahura n'indwara runaka kubera mikorobe runaka yahuye nayo, iyo ngiyo nayo ibaho. Ariko ibyo ngibyo cyane nashatse kuvuga kuri ibyo bintu bine yavugaga cyane, ari byo bikonekitinga ku bantu ndetse no ku Mana ndetse no kuri Satani, mu gihe hari abadayimoni baguteye kubera bafite amashari n'ibindi, bakakuroga cyangwa bagakora n'ibindi. Hanyuma rero ibyo bintu tumaze kuvuga ko ari bine, nibyo yavugaga ko ari byo bikomoko y'intambara abantu bahura nazo mu buzima. Hanyuma akavuga ati rero ikintu cyo kuvuga ngo inkoni y'Imana kuko wanze kumvira, cyangwa ikintu cy'igihano cy'Imana cyangwa umuvumo ukuriho kubera kuko wakoze icyaha runaka cyangwa ababyeyi bawe aribo bagikoze, ati ibyo bintu biragoye kuvuga ngo mubisengere bikemuke. Biragoye, ntibinakunda, ntibinashoboka. Ari nayo mpamvu akenshi duhura n'ibyo bibazo mu buzima, ukajya kubasenga bagasenga bikanga, nawe ugasenga bikanga. Ni uko utamenye inkomoko y'icyo kibazo. Imbaraga nyinshi tukazishora mu gusenga no kugira gute, ariko mu gihe tutaramenya inkomoko ya cya kibazo ugasanga ibintu byaranze. Ariko rero uko twabivuze, Rugari yagiraga iyi mpano ikomeye yo kumenya impamvu yatumye umuntu ahura n'ikibazo runaka. We yarabibabwiraga, akababwira ngo iki kibazo runaka afite yagitewe n'iki. Ni ukuvuga ngo abazaga kwa Rugari, ni nayo mpamvu yagombaga kubonana n'umuntu wenyine bihereranye, hanyuma akamubwira amakuru. Reka mvuge ingero nka zibiri cyangwa zitatu, eshatu, izindi tuzagenda tuzivuga ubutaha. Ngende mvuga kuri iyo mpamvu. Nigeze kubibona, nari umwana muto, ariko mbona mu giterane aravuze ngo muri iki giterane kirimo umugabo wibye inka. Iyo nka yibye yagiye kuyiragiza ahandi, kandi iyo nka ihabyariye kabiri. Ati Imana irambwiye ngo ugende uzane iyo nka n'izo yabyaye uzisubize nyirazo, kandi ubikore byihuse kandi n'umutima mwiza. Ati nutabikora ugiye gupfusha umwana wawe w'imfura. Iyo Rugari yavugaga gutyo abantu benshi bari babizi. Iyo yakubwiye ngo ukore ikintu utagikora, we yakubwiraga n'ingaruka ziri bukubere. Byari ngombwa ko uwo muntu arashinga yihuta vuba agakora icyo kintu. Rero akavuga ati ibyago byinshi tugenda duhura nabyo mu miryango akenshi biterwa n'ibyo ababyeyi bakoze. Urumva Imana kiravuga ngo natihana icyo kintu ngo asubize izo nka z'abandi, umwana we niwe uri bupfe. Rero icyo ni ikintu yagiye avuga ngo ushobora gukora icyaha uri umubyeyi, ariko Imana yakubita inkoni ikayikubita umwana, ukagira ibyago bivuye kuko wakoze icyaha runaka. Niyo mpamvu hari ikindi gihe yabwiye umwana w'umukobwa waje iwe kugira ngo amusengere. Yari amaze imyaka 10 hafi n'itanu
nta rubyaro, yaraheguye kandi se yaragerageje kumuvuza ariko biranga. Hanyuma uyu mwana w'umukobwa bigeraho aza kwa rugari kugira ngo asengerwe kubera ko yabuze urubyaro. Ageze kwa rugari nk'uko twabivuze, ntiyapfaga gusengera umuntu ataramenya icyabimuteye, yagombaga kumenya icyateye kubura urubyaro. Asengeye wa mwana w'umukobwa aramubwira ngo ufite ikibazo cyo kubura urubyaro ariko cyavuye kuri so. Papa wo kubyara niwe inkomoko yo kubura urubyaro rwawe. Yibaza ati se ibyo bintu birashoboka gute? Data ari we duhorana mu nzira anjyana ku bitaro kugira ngo arebe ko nabyara, ari we tujyana kugira ngo bansengere ndebe ko nobyara, none ni gute ari ubaye inkomoko y'ikibazo cyanjye cyo kubura urubyaro ku buryo bigeze imyaka ingana iki narabuze urubyaro? Rugari aramubwira ati rero impamvu ari so inkomoko y'iki kibazo si n'icyo gusengerwa, ukwiriye kuja kwa so ugasaba imbabazi. Kubera iki? Uri umukobwa w'ingumi ujya gushakwa, iso nta mutungo yari afite, nta bintu yari afite, mugani wacu nta nka yari afite. Yari afite inka zibiri, yari afite inyana ntoya, akagira n'indi nka nkuru imwe. Arakubwira ati rero uratashe, reka ngurishe iyi nyana ntoya kuguriramo ibintu by'ibyambikwa n'ibirongoranwa, ndagura bike kuko ariko ubushobozi bungana, ibindi Imana nica inzira nzabiguha, ariko wemere ugende. Wa mwana w'umukobwa arahakana, aranga ati njyewe ndashaka kubenzereza nk'uko abandi bana b'abakobwa bajya babagenzereza. Ati icyo nsaba n'iki rero, ndagusaba ko ugomba kugurisha iriya nka nkuru, nanjye ukangenzereza nk'uko abandi bana b'abakobwa babagenzereza, bagatahana ibintu byose byuzuye mu nzu. Umubyeyi we se agerageza kumwinginga, yinginga umwana we kugira ngo yemerere kujyana bikeya abashije kubona, kuko yamubwiraga ngo iyi nka niyo nka nkamirabana, ningurisha inka nkamirabana ndasiga abana gute nta mata? Ariko rero ibigaragara rero nuko uyu mwana w'umukobwa yaje kunanira se amaze guheba. Icyo yakoze rero nuko yafashe ya nka yakamiraga abana, arayiremesha ajya kuyigurisha. Arangije kuyigurisha rero umwana ahura n'icyo kibazo. Hanyuma Rugari aramubwira ngo umunsi so yari aremesheje ya nka, ngo yagiye yatura amagambo avuga ngo mwana wanjye urambabaje, mwana wanjye urambabaje, mwana wanjye urambabaje. Inka nakamiraga abana utumye nigurisha. Ya magambo so yagiye yatura aremesheje ya nka, niyo magambo yatumye ubura urubyaro, niyo yatangiriye urubyaro rwawe. Rero wowe ntuwo gusengerwa, ntabwo uri supposed gusengerwa, kuko amasengesho ntacyo yakumarira. Icyiza ni uko ugenda kwa so ukajya kumusaba imbabazi, nakubabarira ikibazo cyawe kizakemuka. Aramubwira ngo wamuva hano utahe uje kwa so, nugera kwa so ugituruka kure y'irembo uzagende usakuza cyane uvuga ngo data mbabarira, data mbabarira. Nugera imbere ya so uzapfukame umubwire akubabarire, nakubabarira ntukagaruke hano iwanjye kwa Rugari gusengerwa, uzataha iwawe uzabyara. Niyo mpamvu nari mvuze ngo hari ibibazo byinshi bitari byo gusengerwa, bikenerwa iki? Gusaba imbabazi abo twagiriye nabi. Niyo mpamvu mu buzima abantu benshi bafite inkurikizi z'ibyo bakoze, by'abantu bahemukiye, by'abantu bagiriye nabi. Hanyuma uwo mwana yaragiye agera kwa se, aturuka kure avuza induru avuga ngo data mbabarira. Ise aramubabarira, aba ari we ubabara cyane no kuruta umwana. Aramubwira ati gute, niki cyabaye kuze untunguye?
ati njye nakoze ibi n'ibi bambwiye ngo mbabarire. Ise abanirira cyane yibutse ya magambo yagiye yatuba. Yaramubabariye, wa mwana w'umukobwa arataha iwe mu rugo, ashitse arasama arabyara. Aho ngaho ngoze ku rugero rumwe gusa rw'umuntu wabuze urubyaro. Hari n'undi mwana w'umukobwa w'ibubembe mu bibogobogo. Muri kino gihe nico iryo jambo basigaye bashaka ko dukoresha bya bibogobogo. Uwo mwana w'umukobwa nawe yari yarashatswe abura urubyaro. Igihe kiragera araza aza kwa Rugari kugira ngo amusengere kuko yabuze urubyaro. Atangiye kumusengera, Rugari aramubwira ati ikibazo cyawe si cyo gusengerwa, watonganye na nyoko, uri umukobwa w'inkumi, ubabaza nyoko agucira amacandwe. Ya macandwe nyoko yaguciriye niyo yakubujije urubyaro. Ibi ndimo ndabivuga kugira ngo ababyeyi babyumve n'abana babyumve. Ahari ibibazo byinshi duhura nabyo, tugenda dushakira hirya n'ahandi, ariko ibibazo biri hagati muri twe. Tukirirwa tuvuga ngo twararozwe, tukirirwa tuvuga ngo byagenze uku n'uku, ariko ahari nubwo n'ibyo kurogwa bishoboka, ariko ahari ugasanga bikomoka ku bantu ubwabo. Aramubwira ngo amacandwe nyoko yaguciriye niyo yakubujije urubyaro, sinagusengera. Wowe genda uje gusaba mama wawe imbabazi, nakubabarira uzabyara. Uwo mwana w'umukobwa yasubiye iwabo asaba nyina imbabazi. Nyina aramubabarira, aragenda arasama arabyara. Ndetse yamaze kubyara uwo mwana, amaze igihe gitoya uwo mwana yabyaye yitaba Imana. Wa mwana w'umukobwa aragaruka arira cyane kwa Rugari ati waransengeye koko, Imana yakoze igitangaza narabyaye, ariko umwana nabyaye yitabye Imana. Rugari aramusengera aramubwira ngo humura, Imana izaguhoza amarira, izaguha undi mwana niba uriya yitabye Imana. Uwo mwana w'umukobwa arataha arasubira arasama arabyara. Uwo mwana abaho. Uwo mwana w'umukobwa cyangwa uwo mudamu yavuye iwabo mu Bibogobogo aza kwa Rugari gushima afite umwana, ngo agere kwa Rugari asanga Rugari yaraye yitabye Imana. Ibyo byarabaye ni kuri, ayo ni amakuru ahari. Izo ni ingero ntanze ku bantu bari barabuze urubyaro, ariko byaratewe n'iki? Byaratewe n'ababyeyi bakoze icyo kintu. Impamvu mvuga ibi bintu ni ukugira ngo abantu batahure ahari mu gihe byanze, mu gihe ibintu musenga mukabona biranze, muhindure nibura dusenge n'amasengesho gusaba Imana imbabazi ku byo twaba twarakoze cyangwa ibyo ababyeyi bacu bakoze tutazi. Ubwo nibwo buryo tugomba gukoresha. Kuko Rugari yaravugaga ngo wirinde guhemukira umuntu. Iyo wahemukiye umuntu ukababaza umutima we, hari ikikubaho wowe, hari inkoni y'Imana ikubaho, hari umuvumo ukuza kuko wahemukiye umuntu. Akavuga ngo umuntu wese yirinde. Uko wirinde kubeshera umuntu. Umuntu ubesheye umwambitse ibara, uramubesheye, umuvuze icyo ari cyo, uramututse, abantu bamumenya uko atari, abantu bamwakiriye uko atari kubera ikinyoma cyawe. Aravuga ngo hari umuvumo ugukurikira, ugakurikira n'abana bawe. Hari icyeyi Imana igusiga kikagukurikira n'abo uzabyara kubera icyo kintu wakoze cyo kubeshera umuntu. Akavuga ati uzirinde kwiba, kuko kwiba uriba ukiba ikintu cy'umuntu ukababaza umutima we mu gihe abuze ikintu cye. Akavuga ngo icyo kintu kizana umuvumo ukomeye. Kwiba bizana umuvumo umuntu, uwo muvumo ukazagera no ku bana be. Ati icyo kintu mugomba kucirinda. Ikintu cyitwa kurenganya, ntukarenganya umuntu. Kurenganya kuzana umuvumo. Ibyo bintu byose yagiye abivuga ko bizana umuvumo. Avuga rero umuvumo uba mu rusengero. Abantu bapfa kuza n'ibyaha bagahagarara hariya ku ruhimbi buzuye ibyaha, baba bikwegeye umuvumo.
wowe ugera mu rusengero umuntu yahaguruka hariya bitewe n'uko yambaye wenda n'uko ameze ugatangira kumuseka kuko ahagaze hariya karakorera Imana we, wowe urimo kumuseka, bikuzanira umuvumo. Ibyo ni ibintu byinshi yagiye akoraho bimeze nk'ibiko, akavuga ngo ni ngombwa ngo umuntu yirinde. Ibibazo byinshi tugenda duhura nabyo biva ku mivumo bitewe n'uko twitwaye nabi. Kubesha, kwiba, guhemuka, kubeshera umuntu, gutuka umuntu, kugirira nabi umuntu, abicanye bo n'ibindi bindi baba bariho amaraso y'abantu. Ibyo bintu byose yagiye abivuga ko hari inkurikizi ikurikira umuntu igakurikira n'urubyaro rwawe. Icyo kintu ni ngombwa ngo abantu bakimenye. Tukivuze gutyo ari nk'inyigisho, ariko ni ikintu yagiye avuga cyane. Ndangirize kuri iki kintu, wenda tuzakomeze ubutaha tuvuge iyindi nkuru y'umuntu wahuye n'ikibazo kubera ibyaha yakoraga. Ni umuntu wicaga amakwe y'abantu, akica amakwe y'abantu. Mwajya kubaza umwana w'umukobwa we akagenda akajya kwica amakwe, akavuga turiya muntu umwana w'umukobwa mugiye gushaka ni umurwayi. Ba bantu bari bagiye kumushaka bakamureka. Murabizi bya ruguru iwacu, sinzi by'iki gihe ngo umukobwa ngo wenyine yamaze gufata icyemezo cyangwa umuhungu. Byakera byari kubaza umugeni bakabaririza. Uwo muntu yicaga amakwe y'abandi, cyangwa akaje iwabo w'abakobwa w'umukobwa akababwira turiya muhungu waje kubaza umwana wanyu agira ikibazo iki n'iki, kandi wenda ari ukumubeshera kugira ngo yice ubukwe. Bikomeza muri ubwo buryo. Ariko umunsi umwe mu giterane, Rugari aravuga ngo muri kino giterane harimo umuntu ujya wica amakwe y'abantu. Kubera icyo kintu, yari n'umuntu ukuze cyane. Ati Imana yavuze ngo kubera kiriya kintu wakoze cyo kwica amakwe y'abandi, nta mwuzukuru wawe w'umukobwa uzigera ushaka. Niba ukeneye ko Imana ikubabarira, abana bawe b'abuzukuru b'abakobwa bagatangira gushakwa, ugende ukambakamba ku mavi, uve aho ngaho uri ugere hari imbere yanjye usaba Imana imbabazi. Ibyo bintu nari umwana ariko nabyiboneye n'amaso yanjye. Yatoye imibare inzira, reka mbyite gutyo, arakambakamba agera imbere ya Rugari asaba imbabazi. Ariko ibyo byakuye igitambara ku maso y'abantu. Babona bareba abana b'abakobwa biwe iyo bashatswe. Abana babo b'abakobwa ntibigeze bashaka. Bareba abana b'abahungu be b'abakobwa nabo ntibigeze bashakwa. Bakibaza icyo kintu iyo cyavuye. Ariko arababwira ngo nubwo usabye imbabazi, abana bawe b'abakobwa bamwe bazajya bashakwa n'abagabo bapfushije abagore, kubera kuko bari bamaze kujinga, bari bamaze kugumirwa. Ibyo niko byabaye. Yamaze gusaba imbabazi, ubwo nibwo abana b'abakobwa be batangiye gushakwa. Batangira gushakwa benshi kubera ko bari bamaze gukura, baragumiwe iwabo, babona gutangira gushakwa kwa kundi Rugari yabivuze. Bamwe batangira gushakwa n'abagabo bapfushije abagore, kwa kundi yabivuze. Ibi tuba tubivuga kubera iki? Kugira ngo twese muri kino gihe tumenye ese ibintu bipfira he, ese niki gituma ibintu bidakemuka. Ahari bizaba biterwa n'impamvu runaka. Ibyo zabayeho, kandi uwo muvumo wavuyeho. Abana batangira gushakwa kugeza na n'ubu abuzukuru be bagiye bashakwa, ndetse kugeza n'abuzukuru. Ibyo ni imirimo y'Imana, Imana yagiye ikoresha Rugari. Icyo nshaka kuvuga rero tuja gusoza, inshuti muvandimwe ungeze amatwi, umva aya magambo. Ufite ikibazo cyananiye, ufite ikibazo cyanze kukuvaho, ufite indwara runaka,
ufite intambara runaka, waragerageje gusenga, shakisha no muri ubwo buryo bundi twari tuvuze, urebe ko utaba ari inkoni y'Imana. Nubwo atari wowe warakoze icyaha, ushobora kuba cyaravuye ku babyeyi bawe. Niyo mpamvu mu gusenga kwawe ugomba guhindura amasengesho. Nimba warasenze bikanga mu buryo bumwe n'ubundi, hindura amasengesho, tangire gusaba imbabazi. Usenge amasengesho yo gusaba imbabazi, ubwire Imana kugira ngo ahari niba ari ibyo wakoze cyangwa niba ari ibyo abana bakoze cyangwa ababyeyi bakoze nako bishobora kukugiraho ingaruka, ugende ubwire Imana yo mu ijuru kugira ngo ibashe kubikuraho. Ibi tuba tubyigisha kugira ngo buri muntu wese yisuzume, buri muntu wese bishyire ku munzani. Warasenze byaranze, waravuze wenda byanze gukemuka, ariko hamwe no kugenda dutahura no kumenya impamvu zimwe na zimwe zidutera ibibazo, ko bimwe biva ku byo ababyeyi bakoze ndetse natwe ubwacu, ibyo bituma ushobora guhindura amasengesho, Imana ikagira icyo ikora. Izi nyigisho si ubwa mbere zicishaho, kandi benshi hari abo zagiye zifasha, kandi hari abo Imana yagiye ikemurira ibibazo byabo bitewe no guhindura amasengesho. Hindura amasengesho, ubwire Imana ahari hari icyo Imana yakora ku buzima bwawe. Ibi ni ibyagiye bibaho, ni benshi. Nzanabikomezaho mvuge ibindi bibazo byagiye biva ku bantu ubwabo, cyangwa biva ku babyeyi babo, cyangwa biva ku kutumvira Imana kubera ko Imana yabatumye bakanga kugenda. Ibyo nabyo tuzabikurikizaho, tuzabivuga. Aho turasa n'abinjiye neza mu gikorwa cy'imirimo Imana yagiye ikoresha ubwayo. Ibyo byose ni ibibazo Imana byagiye bibaho, ariko Imana iramukoresha bigenda bikemuka. Ibi rero tuzabikomezaho, tubivugeho ubutaha. Ubu twiyemeje gukora seri yo kugenda tuvuga imirimo yagiye ikoresha rugari uko zagiye bigenda. Rero reka tubashimire mwese, tubashimire abadukurikiye, tuzakomeza. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha, Imana ibiteho. Aya magambo abubake, aya magambo agira icyo abamarira. Mugirirwe neza n'Uwiteka, Imana ibampe umugisha. Tuzakomeza kuganira naho ubutaha. Muhabwe umugisha. Twongeye kugusaba wowe utarakora subscribe, ukore subscribe, wowe utarakora comment, ukeneye comment yawe, ubujyanama bwawe kuri twe badufasha mu buryo bw'uyu murimo. Hasigaye Imana yo mu ijuru ibaduhere umugisha naho ubutaha. Bye bye.